Imana n'imbere y'itorero ryayo. Jyewe Kayura Jean Bernard nemeye ko wowe Kayitesi Taniaketi umbera umugore. Indahiro ngiye kwirahira kubera wowe. Oya Njyewe Pastor Taniaketi Kayitesi. Wambitse impeta wowe Kayihura Jean Bernard. Nk'ikimenyetso cy'urukundo. Nkuko iyi mpeta nkwambitse idafite itangiriro ntigira iherezo. Idafite itangiriro ntigira iherezo. Niko n'urukundo nzagukunda ruzamera. Ayo mashi rwose, ayo mashi. Uri mwiza imbabazi zawe zihoraho, ibyo ukora byose biratangaje. Mwihangane abashumba, mu mwanya nari umushumba uri gushyingirwa nabaye MC. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo yakunze akaramata. Umugabo n'uwo kubahwa ujya umwubaha, umugandukira umube hafi cyane, niwe mutware wawe. Uwiteka Imana ukarinda buri muntu wese uri hano, ndetse by'umwihariko ukarinda umukwe n'umugeni bakaba bageze hano amahoro aho baje kwakira isezerano ryawe. Turavuze ngo nushyirwe hejuru Mana, ngwino ubane natwe, ube mu ruhande rwacu. Buri gahunda yose iri bubere hano turasenze ngo ube mu ruhande rwacu, uzutubera umuyobozi, uzutubera Imana, uzutegeke kandi uganze buri kimwe cyose. Utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe, gukora kwawe n'imbaraga zawe ari byo bigaragara ahangaha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana nibaho umugisha. Reka dusabe umukwe n'umugeni n'ubundi bicare bagubwe neza, ndetse natwe twese twicare. Abaririmbyi mwakoze musubire mu myanya yanyu. Imana ibaho umugisha cyane. Twakiriye abashyitsi bakuru b'uyu munsi, aribo bageni bacu. Bicare bagubwe neza, ndetse n'ababaherekeje biyumvemo ikaze. Kandi twakiriye umushumba mukuru w'itorero Bethlehem. Reka tumusabe arambure ikiganza dusuhuze. Twakiriye abandi bakozi b'Imana dukorana umurimo hano, Evangeliste Okero nawe arambure ikiganza dusuhuze. Twakiriye kandi Pastor Jean Paul nawe narambura ikiganza dusuhuze. Abakozi b'Imana, abapastor, abashumba bageze hano bari hagati muri twebwe, abo tutabashije kumenya reka tubasabe bajyejuru babaha ibyicaro hariya rwose bicare bagubwe neza. Niba barimo bekeje umukwe n'umugeni, namwe mwicare mugubwe neza. Hano turi muri Bethlehem Miracle Church, itorero ry'umwuka. Akaba ariho hagiye kubera umuhango wo gusezeranya Pastor Bernard ndetse na Pastor Keti. Akaba ariho bagiye guhererwa isezerano ry'uyu munsi. Bitewe n'uko amasaha yagiye n'izindi gahunda dufite ziri inyuma, dufite ubundi bukwe buza kuza inyuma. Niyo mpamvu gahunda ziri imbere nimuza kubona tuzikoze mu buryo bwihuse, nuko amasaha yatujyanye, muraza kubyihanganira. Ni muri uwo mwanya ngira ngo nakire umushumba mukuru w'itorero n'ubundi aze ageze impanuro ku bageni, ndetse anakomeze muri gahunda yo kuza kwakira indahiro zabo. Amena. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Icyubahiro kibi cy'Imana muri uyu mwanya kandi niyo igikwiriye.
iminsi yose tugihumeka, ni nayo yarinze abageni. Reka munyemerere iyo mwana tuyikomera amashyi tuyishimira biduteranije hano. Murakoze ku mashyi muhaye Imana. N'ibyishimo biri hagati muri iri torero Bethlehem ku bana b'itorero, kuko Imana igenda ibuzuriza amasezerano ibasubiza mu buryo bumwe n'ubundi, ariko ni n'ibyishimo ko igenda ibakorera ubukwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hano turi hano kubera Pastor Bernard ni umwe mu bapasitoro b'iri torero, kandi turi hano nanone kubera Kate, Pastor Kate nawe ni umupasitoro. Muri make uvuze ko amata yabyaye amavuta nta cyaha waba ukoze. Yesu ashimwe cyane. Kubona abapasitoro bombi bakora umurimo w'Imana, Imana ibuzuriza amasezerano ikabahuza bakaba umugabo n'umugore, ni igitangaza cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndanatekereza ko Uwiteka ari kumwe nabo kandi bizagenda neza mu izina rya Yesu. Sibyo Pastor Bernard, Pastor Kate, sibyo? Ya, Uwiteka ari kumwe namwe, ibyo ntabwo tubishidikanya, uko niko kuri, kuko dufite n'ibimenyetso n'ibihamya byerekana ko Uwiteka yabanye namwe no kugeza n'uyu munsi, ndetse n'ikindi gihe kizaza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Turaza gukoresha igihe bababwiye kubera ubundi bukwe buri abageni, ngira ngo nabo bari hafi hano. Abapasitori bari saa 7, abandi bari saa 8:15. Murumva ko rero turaza kugerageza icyigisho twateguye, turebe uburyo murabyumva namwe nk'abashumba n'abakristo. Ariko icy'ingenzi cya mbere, haleluya, ni iki Imana yavuze ku bageni, ni n'iki Imana yujuje mu izina rya Yesu. Impanuro barazihawe n'inshuti n'imiryango ndetse n'itorero, twabahaye impanuro, ariko nanone basanzwe n'ubundi ari n'abakozi b'Imana. Buriya ubwira uwumva ntavunika, kandi ni n'abakuru bazi icyo gukora. Yesu ashimwe cyane. Agara abana ni bakuru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abefeso. Abefeso ibice byaho ni 5. Duhere ku murongo waho wa 22, hanyuma tugeze ku murongo waho wa 23. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. 22. Bagore mugandukire abagabo banyu. Bagore mugandukire abagabo banyu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya. Duhere ku ijambo ryitwa kuganduka. Haleluya. Ntabwo iri jambo rireba abo bageni gusa, ahubwo rirareba abagore bose bari muri iri teraniro, ndetse n'abandi bashobora kurikurikira mu buryo bumwe n'ubundi bari hirya no hino. Yesu nashimwe cyane. Ninkoresha iri jambo abagore, mu cyubahiro cyanyu babyeyi muri hano, Imana ikunda, kandi n'umuryango mugari n'itorero dukunda, ninkoresha iri jambo ntabwo ari ukubambura icyubahiro cyanyu. Ndabizi ko harimo abakwije imyaka yo kuba ababyeyi bacu cyangwa se banayitambutseho, ariko mureke dukoresha iri jambo. Bibiliya ivuga uko ryanditse, rivuga abagore. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen.
kugira ngo no kuza kurihindura kandi ntihaze kugira ubutekereza ngo abishyire mu yindi mvugo agira uko abyita. Oya, ntugire uko byita, ahubwo mbanje kububaha kandi dusanzwe tunabubaha. Reka ijambo turikoreshe uko ryanditse. Biravuze ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Yesu ashimwe cyane. Kuganduka ni ijambo rikomeye, ni ijambo rirerire, ni ijambo rifite ubusobanuro bushobora gufata umwanya n'amasaha usobanura kuganduka. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri umwana w'umukobwa uri iwanyu, uri mu muryango, uri muri famiye, uri mu nshuti, ufite ababyeyi cyangwa se utanabafite ku mpamvu zitandukanye, ariko ufite Imana, ufite n'inshuti, ufite n'umuryango, uba utekereza kuzubaka, utangira kwitoza imyitwarire ikwemerera kuzaba umugore. Kuki uzaba umugore? Nuko igihe kizagera ukava iwanyu, n'umusore nawe akava iwabo, cyangwa bakava aho bari bari hirya no hino, mu kubaka umwe akaba umugabo, undi nawe akaba umugore. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo utekereje rero ko uzaba umugore, wihita utekereza ngo we si uwo tuzabana azaba iki? Azaba umugabo. Naba umugabo nanjye nkaba umugore. Umugore asabwa iki? Umugore asabwa kugandukira umugabo muri byose. Yesu ashimwe cyane. Kugandukira umugabo muri byose, ntabwo ari muri bike, ni muri byose. Mu byo umugabo akubwira, gutegura urugo rwanyu, kwakira umuryango, kwakira inshuti, gutekereza imikorere, gushyira hamwe kugira ngo mugire aho muva n'aho mukandagira. Yesu ashimwe cyane. Kandi udatiza ijwi ryawe, umwanya wawe, ibisenya umugabo wawe cyangwa se bisenya imbaraga z'umuryango, ahubwo guhangana nabyo no kurwana nabyo kugira ngo umugabo wawe ahore ari umutware wishimira kandi ahore ari uw'agaciro ku buzima bwawe, kandi ahora afite icyubahiro cy'urugo ndetse n'icy'umugore. Ku bw'ibyo arushaho no kujya mu bandi nta pfuna afite, ahubwo bavuga ngo uriya mugabo yashatse neza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niko bikwiriye, niko bikwiriye kuba bigenda. Nubwo iyi minsi turimo usanga igenda igora abantu, ingo zubakwa ugasanga harimo imibare, ndetse ugasanga zimwe zirakomeye, izindi zirasenyutse, ariko wajya kureba ugasanga ku mpande zombi habayemo ibibazo batajyaga kwemerera ko bigera ku rwego urugo rwagasenyutse. Nta mugore ukwiye kwemerera ibibazo byinjira mu rugo bikwiye gutuma urugo rusenyuka, ahubwo umugore wagandutse akwiye guhangana n'igituma urugo rusenyuka, akakirwanya, akacyanga. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kugira ngo rwa rugo rurushe kubaho kandi rumeze neza, rwambaye icyubahiro cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umugore wagandutse ntacyo ahisha umugabo. Umugore wagandutse nta kintu ahisha umugabo, abwiza umugabo byose ukuri. Urumva Pastor Kate? Ubu ukiri iwanyu, ukiri muri famiye, ukiri mu miryango, hari uburenganzira wari ufite kuba wagenda ukajya mu minsi mikuru ukarara, cyangwa se ukajyana n'abajeni bagenzi bawe mugatembera, waba wabivuze cyangwa ntunabivuge, ugatahira ku masaha ushakiye wowe ubwawe, cyangwa se kuba wagishaga inama basaza bawe cyangwa bakuru bawe cyangwa abandi, ntuzareka kubagisha inama. Ariko iyo
uvuye mu mwanya wari urimo ukajya mu wundi ukitwa umugore, kandi ijambo rikavuga ngo abagore mugandukire abagabo banyu. Ubu ni ukuvuga ngo umujyanama wawe wa mbere w'ubuzima bwawe ni uwo kwicaye iruhande, hindukira umurebe, mubwire ngo ni we mujyanama uyu munsi winjiye mu mutima wanjye. Dukomere Imana amashyi menshi. Ni ukuvuga ngo ikibanza cyo mu mutima wawe, niba harimo abandi bashobora kukugira inama, ntabwo mvuze ngo abo mu muryango n'inshuti ubakuremo, ariko ni ukuvuga ngo we araje arenga bya bibanza byose. Niba ari abandi bari nko kuri esikariye ya 8 cyangwa ya 10, ubwo bo bahise basubira inyuma, bagenda bamanuka basubira inyuma, hanyuma bamuha umwanya kugira ngo atambuke aze muri cya kibanza cyo gufata wa mwanya wa mbere. Imana yacu habwa icyubahiro. Abo rero iyo wa mugabo ahawe umwanya mu mutima w'umugore we akamwubaha, ntabwo bivuga ko yanga umuryango, nta nubwo bivuga ko ashyira umuryango ku ruhande, ndetse n'umuryango urabashyigikira ukanakira na wa mugabo, ukishimira yuko nk'uko nabo bagize ingo bakabyara bagashyingira bakabona abuzukuru n'abuzukuruza, bakifuza ko urwo rugo ruzabaho kandi bazabyara ahungu n'akobwa, kandi rukuzura amahoro, rukuzura umugisha w'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntabwo haza ishyari, ntabwo haza ngo none ko yakoraga ibi byagendaga gutya none bikaba bigiye kugabanuka. Iyo bigenze gutyo baba babayeho kwikunda, ahubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe mwumva ko ariko bigomba kugenda. Ubu niba hari abo Pastor Kate yajyaga afasha, akarihira amashuri, akabahirira amazu, cyangwa akabafasha muri bizinesi, ubutaha azajya abanza kujya inama n'umugabo. Yesu ashimwe cyane. Azajya abanza kujya inama n'umugabo, avuga ati ariko muri famiye harimo abo tugomba gufasha kandi nabo ni inshingano zacu. Mu gihe cy'uko mbere yajyaga inama n'abandi hatarimo umugabo. Rero n'ibyishimo ko hari umuntu winjiye mu buzima bwe, Bibiliya ivuga ko agomba kugandukira. Namwe badamu muri hano, namwe bagore muri hano, utagandukiraga umutware we yongera agandukire umutware we. Iyo umugabo akubwiye ngo wenda n'urugero tugiye kugura ikibanza cyangwa se tugiye kugura imodoka, ukamubwira ngo reka mbanze njye kubaza musaza wanjye, ni ukuvuga ngo musaza wawe niwe ufite agaciro karemereye kuruta wa mugabo wawe. Cyangwa se kakubwira ati rero nashakaga ko tureba uburyo twashyira hamwe, niba ninjiza 50,000 nawe ukinjiza 20, reka turebe uburyo twahuza tubeho mu buzima buza gufata ya 20, tugire uburyo tuyabika, tube mu buzima bwa 50 tuzatera imbere. Cyangwa se dufashe n'inshuti, ukavuga ngo ya reka mbanze njye ndagusubiza, ejo akazumva ko kumusubiza hari abandi wabanje kujya kubaza. Ese tubikore, tujye tuyashyira, tujye tuyabika. Yego. Icyo gihe wa mugabo arababara, ntabwo uba uri muri za nshingano zo kuganduka, ahubwo abo wa mbere muri byose nk'uko ijambo riri kubitubwira, hanyuma n'abandi mukabasangiza cya gitekerezo cyiza cyangwa ya mishinga yanyu myiza, bakabashyigikira kandi bikagenda neza. Icyo gihe n'umugabo aba avuga ngo umugore wanjye yanyubashye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Komeza no gutinda ku mugore cyane. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari umutwe, ari we mutwe w'umugore we. Kuko umugabo ari we mutwe w'iki? Umugore we. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu nashimwe cyane. Iyo uri umudamu ufite umugabo, kirazira kuba umutwe. Ntabwo bibaho. Amen.
kabone niyo waba uri umudamu uri minisita, niyo waba uri generali, niyo waba uri umudamu uyobora igihugu, uri umukuru w'igihugu, ariko iyo ugeze imbere y'umugabo wawe ibikingi by'amarembo bacyugurura bagikuraho imyugariro, ugitambuka umenya neza ko uri umugore muri urwo rugo. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Wasubira mu kazi ugasubira kuri wa mwanya wari uriho, ariko wagera mu rugo ukamenya ko uri umugore. Tuvuge ngo amen. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu iyo Imana yaguhaye umugisha ukabyara ahungu n'akobwa, utagera mu rugo ngo bakwite ngo generali. Rero abana baravuga ngo mama, ntabwo bavuga ngo minisita, bavuga ngo mama. Kubera iki? Hari imirimo itandukanye abantu babamo. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo bavuga ngo pastor. Yesu ashimwe cyane. Pastor Kate, oya, baravuga ngo mama. Yesu ashimwe cyane. Mu gihe undi uhinjiye ashobora kuvuga ati bishop muraho, apostle muraho, pastor muraho. Yesu ashimwe cyane. Akaba ari kuvuga. Ariko umwana igihe cyose abonye mama we, ntabona ibindi, we abona ko ari mama we. Yesu nashimwe cyane. N'umugabo igihe cyose abonye umugore we, ntabona ibindi, abona neza ko abonye umugore we. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kubera ko imirimo irakomeza cyangwa se igahagarara, ariko kugira inshingano cyangwa kuba mama, kuba umugore, byo ntago bihagarara. Abantu bakize, bateye imbere, batateye imbere, bari mu myanya y'akazi bitandukanye, batayirimo, nta kivanaho kuba umugore. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Niyo mpamvu ijambo kuba umugore ni ijambo rikomeye. Haleluya. Ni umuntu wese akwiye kubaha umuntu wabaye umugore. Nta muntu ukwiye kwifuriza gusenya urugo rw'umuntu wabaye umugore, ngo hagire abakobwa bifuriza ko wa muntu washatse aguma muri rwa rwego barimo, mu biganiro barimo. Iyo umuntu yabaye umugore aba yakuze. Yesu ashimwe cyane. Ntago ibyo bisabwa imyaka, ntihagendera ku myaka, aba yakuze, aba ari uwo kubahwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Niba wamuhamagaraga saa 8 za nijoro, ubwo byahindutse, iga kumwoherereza ubutumwa bugufiya mu gihe gikwiye, umuhamagare ku masaha ashoboka yakwemereyeho. Kandi niba wari umusore undi yari umukobwa, mwari inshuti zisanzwe ziri aho, wamuhamagara saa 9 z'ijoro, cyangwa mwanasenganaga saa 8 ukamubyutsa ati byuke dusenge, biba byamaze guhinduka, haba hagiyeho undi murongo mushya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Hari abadamu rero cyangwa abakobwa bashaka, ariko bagasiga utuntu turi inyuma tugenda tubahamagara, tubakurura. Rimwe na rimwe twa tuntu tubakurura, iyo batabaye maso turabasenyera cyangwa tugateza ibibazo bikomeye. Ndabasabye rero ngo bagore muri iri torero, mwaje mu bukwe bw'aba bageni, imiryango yombi, inshuti, mureke abadamu mwibuke inshingano zanyu, kugira ngo urubyiruko rwabo rw'abasore rwabo rw'abakobwa bagire uburere n'umuco ndetse n'impanuro bakomora ku babyeyi ndetse no kuri bakuru babo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ariko igihe ikibuga twagitwara nk'abantu batazi impamvu y'ingo, havukamo ibibazo. Ndasabye abagore bari hano muhabwe umugisha n'Imana. Tuvuge ngo amen. Yego. 24 ariko nk'uko aho twari ku badamu, Yesu ashimwe cyane, twari ku bagore kuri 23. Haleluya. Twari ku badamu, twavugaga ibireba abadamu. Nubwo ntabivuze byose, ntago mbivuze byose, simvuze n'ibiteza ibibazo mu ngo ku badamu. Buriya hari igihe umugabo ashaka kubaka, ariko umugore
imitekerereze ye ikaba itari mu rugo, utanamenya n'ibyirimo. Urasenga cyangwa ntusenga, ugiye mu rusengero ni ku cyumweru, amateraniro asoza saa 7 cyangwa saa 8 cyangwa saa 8 n'igice, urasohotse, umugabo we ntanasenga, ugiye gusura abandi, ntonebwe n'umugabo wawe icyumweru, ugeze mu rugo saa 2 saa 3 z'ijoro, ntwabwiye n'umugabo aho wari wagiye, umugabo yitaye ku bana, arashashe, arabaryamishije, ntumubwiye aho wari uri, si n'impamvu z'akazi, ahubwo ni impamvu z'uko wagiye mu nshuti cyangwa mu rugomo cyangwa mu kigare. Iyo wubatse hari ibintu ugomba guhindura. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo wubatse ni ngombwa, hari ibintu bigomba guhinduka. Kandi iyo wubatse, wirinda umuntu wese uza kukubwira ikibi ku mugabo wawe. Oya, urabyirinda. Wirinda umuntu waza kukubwira ngo none ngo umugabo wawe ngo uko mubonye aha ngo kwera ari kumwe na ngo, ariko ntubivuge. Umuntu uza kukubitsa ikintu utari buze kubwira umugabo wawe uwakikubwiye, uwo aba ari nyirabayazana wo guhagarika amahoro mu muryango. Kuko inshuti y'umuryango, ukunda umuryango, akubwiza ukuri kandi akakubwira ngo namubwire ko ari njye wabivuze. Yesu ashimwe cyane. Uwo aba ari inshuti nziza. Ariko umuntu ukubwira ngo ntuvuge ko ari iki. Abadamu baraha, ndabasabye ngo abantu nk'abo ntimuzabange, ariko mujye mubagiraho ubwenge kandi ntimukabaha umwanya uhagije mu buzima bwanyu. Nimujya muhura nabo mujye mubaha umwanya muto kugira ngo mubiyake hakiri kare. Yesu nashimwe cyane. Twagiye 24. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Murumva hari ibisigara? Ariko sintekereza ko umugabo nakubwira ngo ngiye gushaka undi mugore aguharike, ibyo sintekereza ko birimo. Oya. Cyangwa se akakubwira ati ndagukubita kandi ugumye uganduke. Oya, rwose nta mugabo ugikubita umugore, kirazira rwose. Byo mujye munabimenya rwose. No. So n'abagabo baba bari hano babikora ni imico mibi kandi idakwiye. Nta mugabo ukwiye gukubita umugore we. Yesu ashimwe cyane. Oya, kirazira, ntabwo ari byo. Bivuga ngo azaganduke, ariko aganduke no mu bibazo byo kumukubita cyangwa mu kumutuka. No, ntabwo bikwiye. Yego. 25. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ku bagabo. Yesu ashimwe cyane. Ari nk'umudamu wari gutekereza atari ko se mushumba kuko wibanze ku mugore gusa, hajye ubwo abagabo bacu bo yego nabatware, yego nibyo ariko se ni kweri nitwe ba nyirabayazana gusa. Biravuze ngo bagabo mukunde abagore banyu. Ariko aho se nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga aho ijambo rivuga ngo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira akaripfira. Yesu ashimwe cyane. Pastor Bernard, hano harakomeye. Bibiliya iragusaba gukunda Pastor Kate, ukamukunda kugeza hahandi ushobora kumwitangira. Ni danje. Ndetse ukagera hahandi ushobora gukubitwa kubera we, ugafungwa kubera we. Urabyumva? Abantu bakakwanga kubera we, bikageza naho ushobora gupfa kubera we.
Pastor Kate hindukira umurebe ngo ibyo wabikora, mubaze ngo ibyo wabikora. Mbere namusubize kandi ndaza gutanga mikoro numva icyo umushubije, ndamuha mikoro. Yesu nashimwe cyane. Niko Bibiliya ivuga. Haleluya. Bibiliya isaba ko umugabo agomba gukunda umugore we, ukamukunda ari muzima, ukamukunda yaba arwaye, ukamukunda habaye ibibazo, ukamukunda nta bibazo byabaye. Umugabo asabwa gukunda umugore we. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Kandi asabwa kumenya ko niyo habaho impamvu yatuma umugore ajya mu kaga, umugabo yakwitambika akajya imbere. Nibibe nk'umugabo umwe wari utwaye imodoka aragonga, ahita abwira umugore we ati ngewe mfite perimi ubona bari buyitware, kandi yari yishe umuntu ngira ngo bari buyitware, ariko wowe icara kuri vola noneho kugira ngo perimi yanjye batayitwara bigaragare ko wowe nta perimi wari ufite. Aho kugira ngo yitangire, aho kugira ngo we yirengere icyaha cye, anabe n'umugabo ahita afata icyaha yakoze agishyira ku mugore. Umugore aremera ko nta yandi mahitamo yari ahari. Buriya abashiki bacu rimwe na rimwe barubaha cyane bakagera naho barenza kubaha. Aragenda ajya kuri vola, abandi atari kuri ya mugabo ati no ni ngiye wari utwaye, mwarebye nabi, ni ngiye wagonze. Hajemo urumva kera hariho ngira ngo amategeko yarahindutse, hari uko wabitwara. Inzego zacu z'umutekano Imana iziha umugisha ku rwego rw'igeze hasi, hari uko bigenda, hari ibyo bakurikiza, ubona ko bitari bimeze nka mbere. Ariko ubundi bwo baraje muri icyo gihe bahita bamwambika amapingu baratwara bajya gufunga. Umugore abaza umugabo ati ge banjyane, ati bakujyane nta kibazo nzagukurikira, bakujyane ntubizi se si wowe. Ariko kubera ubwoba bw'umudamu biza kurangira ngira ngo binamenyekanye ko ari mu cyaha umugabo yamushyizemo, ubwo bari bamugejeje bagomba kumugeza. Aravuga ati ariko jyewe ndarengana nuko umugabo yambwiye gutya, burya banafite perimi. Abapolisi nabo bivuga ko ijwi babyumvishije abantu babivuga, birangira nyiri icyaha asubiye mu cyaha cye. Umugore arataha. Nuko ibyakurikiye nyuma yaho sinshaka kubyinjiramo kubera igihe, ariko nta nubwo byari byiza. Ariko uwo mugabo jyewe ayo makuru narayumvishije, sinayahagazeho, ni amakuru nakiriye, ariko narabyumvishije uwo mugabo ndamugaye, sanga uwo mugabo yahunze inshingano. Rero iyo ukunda umugore wawe haguhunga inshingano. Yesu ashimwe cyane. Inshingano ugomba kuzigira mu gihe gishoboka n'igihe kidashoboka, kubera ko ukunda umugore wawe. Iyo ukunda umugore wawe, niyo hari n'amakosa ukoze uremera ukamusaba imbabazi. Ntabwo uguma ndi umugabo no, ngo nta mugabo ukosa. Abagabo turakosa, tugira n'amakosa menshi. Ahubwo wemera gusaba imbabazi, ukamubwira ati umugore nkunda, ya mazina mwe mwitana mwongeraho bashiri bahani bande nuko nyine murabizi, mwe mukunda kubivuga cyane. Ukavuga ati mbabarira nakoze amakosa aya naya, umbabarire. Umugore nawe ugandukira umugabo we ubyumva, nawe yihutira kubabarira umugabo. Nta kosa umugabo yakora, umugore uganduka atababarira umugabo we ntarihari. Yesu ashimwe cyane. Kabone nubwo yaba yakoze ikosa rya rindi mu muryango riteye isoni, urabyumva, ku buryo famille bashobora kuvuga ati umugabo badukojeje isoni, kuko ari umugabo wawe, ari urugingo rwawe, wamushatse, wemera kujyana nawe muri icyo kibazo, ukamubwira ati umugabo wanjye ndakubabariye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aho nuko wa mugabo nawe agomba kuba akunda
umugore we. Yesu nashimwe cyane. Abagabo rero, ijambo ry'Imana, Bibiliya, Imana yaturemye twese uko turi hano ntabwo twiremye. Imana idutegeka ko tugomba gukunda abagore bacu. Yesu ashimwe cyane. Abasore muri hano mwitegura gushaka, ntabwo ari ukubyuka mu gitondo kuko abantu bakubwiye ngo kudakora ubukwe, kudashaka, ngo wihutire gushaka. Banza utekereze impamvu ugiye gushaka, kugira ngo ugiye gushaka wumve ko ari inshingano zawe zo kuzamukunda mu byiza n'ibibi, ndetse byaba ngombwa n'urupfu rukaba rwazamo ukaba wamupfira. Aho rero ku basore rero bisaba ko ugomba kubanza gutekereza, pana guhura n'umukobwa hariya mu muhanda ntuzi niba muri bafite gahunda yo kubaka, urebe uburanga bw'inyuma nubwo nabwo waba bukenewe, uvuga ati yewe ndabona namukunze reka mutware. Numutwara utabanje kumugenzura ugasanga nk'urumogi, ubwo uzihanganira ko wanga urumogi. Ugasanga ari umusinzi, ubwo uzihanganira ko ari umusinzi. Kuko ntabwo wabanje gutekereza. Usanga ari umujura, ubwo uzihanganira ko watwaye umujura. Niyo mpamvu gushaka, basore n'abakobwa, ntabwo ari ibintu byo guhubukira gutyo gusa kubera ko imiryango cyangwa inshuti zavuze, ahubwo ni ibintu bisabwa kwitonda kugira ngo ujye ukore ibitazatuma ejo wicuza, ahubwo bigiyemo mu izina rya Yesu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Ibyo iyo wabitekereje bituma ibyo bibazo byose bigenda bivuka bitavuka. Iyo hatabayeho kubitekereza rero ibyo bibazo bigenda bivuka hamwe na hato, ugasanga biteje ibibazo ku miryango yombi, haba harimo n'abana, ugasanga nabyo noneho bibaye ibindi birebire. Iyo ukunda umugore wawe ntumuvunisha. Turi ku bagabo. Iyo ukunda umugore wawe ntumuvunisha. Bino bihugu byacu byo muri Afurika tukirimo, byo abagabo turacyameze nk'aho tugiteta cyane. Hari inshingano zimwe na zimwe zitatureba, guteka, gusasa, gutunganya mu nzu, ndavuga gukoropa, kumesa, gutera ipasi, koza umwana, kumusinziriza, kumubembereza kugira ngo asinzire. Ibyo rimwe na rimwe igihe usanga abagabo tw'inanga bitatureba, ahubwo bireba abadamu tuba twarashatse, ndetse tukaba dufite n'amahirwe amwe n'amwe ariko agenda agorana mu gihe kiri imbere, cy'uko rimwe na rimwe umugore aba atwite yajya kubyara agasanga hari umukozi uzamufasha, cyangwa hari n'undi, hari babiri. Ariko biriya bihugu byateye imbere byo biragoye kugira ngo ubashe kugira abakozi 3 cyangwa 2 mu rugo. Biragoye kubera ko umukozi aba akorera ku isaha, kandi ku isaha nta mafaranga menshi. Biba ngombwa ko iyo uri umugabo ugomba gufatikanya n'umugore wawe, umwe agatunganya ibirayi undi agatunganya isafuriya, umwe agatunganya umuceri undi akaba undi nanone akaba ari gusinziriza umwana, undi ari guha iberi undi mwana. Murabyumva? Cyangwa undi nawe akaba ari guhindura amashuka ari gushyiraho andi. Nuko isahani uririye uyihagurukana uyijyana kuyoza. Ntabwo utegereza ngo umugore ngo araza ngo ayifate ngo azajye kuyoza. Reka n'umushyitsi bitubona hano, tugira abashyitsi bakava mu ntara hirya no hino, bakaza cyangwa nabi Kigali, bakaza bakagarama mu ndebe, bakaza bakarya mu bundi, bakareba TV hari ubundi, bagahindura amasheni, bakajya hehe, bagategereza ko babakorera icyayi. Iriya yuvuganye naho barakubwira ati ino ntibihaba, nta mushyitsi uhaba. Iyo nakwakiriye wabonye aho kuryama, ubwo no kuvuga ngo ibindi byose tubihuriraho. Niyo mpamvu
mubona rimwe na rimwe abagabo bagera iriya bagahita batandukana n'abagore babo byihuta. Nta kindi kibitera, afata ya myumvire yari afite yinaha imwemerera kugira abakozi agashaka kuyitwara hariya, kandi ibyo bishoboka. Hanyuma urabyubuka, nubwo nabonye igihugu cyacu cyo kikataje mu iterambere, dufite ubuyobozi bwiza kuriwe n'umubyeyi wacu mukuru w'igihugu, Imana imuha umugisha ku byiza amaze kutugezaho, ndetse no guha agaciro abari abategarugori. Gukubitaga umugore ntihagire umuntu ubikubaza, ariko ubu gukubita umugore cyangwa gutuka umugore, kabiri umugore uzi ubwenge ahita ahamagara RIB, ubwo ati bagufunge. Kugufunga ntabwo ari ukukwanga, nta nubwo yakwanze nubwo yanze n'abana mwabyaranye, aranga ko imitekerereze y'ugumye kwikandamiza cyangwa uyishyire hasi. No, kuganduka ntibivuga gukubitwa. Iri umugore ukubitwa ahamagara RIB, babe bamurajemo hariya kabiri gatatu, ati pasiteri we nabyo se biri nibyo hagari byo, ha mugabo ugikubita umugore hagari byo. Abagabo nabo bakavuga ati njyewe, hari uwambwiye ati pastor ati umugore yamfungisha tugasubirana, none be kushaka kumwica hagari byo. Ahubwo umugore mujya inama kandi akumva nawe ukumva, mukagira umugisha w'Imana n'amahoro mu izina rya Yesu. Imana yacu habwa icyubahiro. Ibyo bihugu rero byakurere by'Uburayi rero byo ntibibayo, ntago bibayo ngo urakubita umugore, ntago bibayo. N'umwana wibyariye kugira ngo uzamutuke ntibikunda. Bucye bakubwira ngo batutwa ujye muri Afurika niba utangiye kuzana imico yawe. So no muri Afurika rero naho rero ibintu byamaze guhinduka. Kera wasangaga gushaka umugore ari umugore wo kubyara, kurera, kuba mu rukari, akabaho ngaho, akaba uwo gucunda amata aho nyine, ushaka amavuta kabiyo. Ariko ubu ntago ariko bikimeze. Yesu nashimwe cyane. Ahubwo bishatse ushaka umugore wifuza ko afite ibitekerezo, wifuza ko afite ubwenge, wifuza ko azanyura inzira imwe nawe ukanyura indi, mugafatikanya mugahuriza hamwe kugira ngo mubashe gukomezanya urugo ndetse no kugira umugisha no kuzabasha gufasha abo muzabyara mu izina rya Yesu. Tuvuge ngo amen. Hakaba n'abagore n'abagabo rero bakunda abagore babo ariko bakabakandamiza, kakubwira ngo umugore wakoze akagira amafaranga aragusuzugura. No, haga umugore wagize amafaranga gusuzugura, ahubwo rimwe na rimwe usanga ari bari ipfunwe ry'abagabo ko umugore wenda afite ako kazi keza cyangwa yabonye amafaranga, ariko ukwiye kwishima ahubwo ko hari icyo umugore ari kugufasha kugira ngo ukinjire muri rwa rugo bigende neza. Kakubwira ngo ntago mbyemera ngo ko yajya gucuruza yajya gukora. Umugabo ushaka ko urugo rwe rukomera atoza umugore we gukora. Yesu ashimwe cyane. Ibyo mvuga murabyumva? Ibyo mushobora kuvuga ngo ko bitari muri Bibiliya, birimo, ariko nanone ntago twaguma mu mirongo imwe ya Bibiliya gusa. Yes, Bibiliya ifite igisobanuro cy'ubuzima kugira ngo itwereke ko isi izarangira tubamo, kugira ngo iby'isi bitadutwara ahubwo tubiyobore, itwereka ko iwacu ari mu ijuru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero icyo gihe umugabo wese akwiye kuba yifuriza ibyiza umugore, kwifuriza ko akora, kabone niyo yahomba wimuca intege mubwira ati kuraje, mwongere mubwira ati komeza ejo bizakunda. Yesu nashimwe cyane. Ariko uzi ko iyo uri umugabo ukunda umugore wawe, ndamwifuriza ibyiza, ndamwifuriza no gukora, ugize impamvu zituma wowe uhomba cyangwa ugahagarara ku kazi, babana ntibicwa n'inzara, na rwa rugo ntirwicwa n'inzara, nubwo mutabaho ko mwagombye kuba muriho, kuko amaboko abiri yombi ari gukora, hakora bamwe abandi batari gukora, ariko mubaho. Ariko iyo umwe ahagaze hakora umwe, mukaba mukodesha, mudafite ahandi mukura, igisubizo musubiza inzu y'abandi. Iyo muyisubije mujya he? Ni ahandi ubwira umugore ngo bugiye iwanyu cyangwa bugiye muri famiye, ninongera kugira ubushobozi zakugarura. Ukajya gusembera n'umugore akajya gusembera. Ariko iyo mukora mwembi bigenda neza. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo umpere ikiganza mugenzi wawe, mubwire ngo Bishop Apotre akwifurije umugisha w'Imana.
twifurije umugisha w'Imana wo gukora w'amahirwe w'iterambere, ari abagabo ari abagore ndetse n'abana banyu n'abuzukuru n'abuzukuruza mu izina rya Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nicyo gisobanuro cyo gukunda umugore wawe, nuko akantu kose keza ukifuriza umugore wawe. Sibyo Pastor Bernard? Yes. Myaka yose tubanye wari umusore, nta mugore wigeze nibwo ushatse. Izi mpanuro naraziguhaye ariko nongeye kuzisubiramo, ndagusabye zirakureba. Yesu ashimwe cyane. Uzarwana intambara, urwana ishyaka ryo gukunda umugore wawe, kandi urwane kumubwira ngo umugore wanjye kunda akazi, kunda gukora. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ujye namubwira ngo mu gukunda gukora wongeremo no gusenga, kuko nta gihe twabona cyaba icy'akazi gusa cyangwa icyo gusenga gusa, ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ubugingo n'umubiri birindwe byombi bitabonekaho umugayo. Buvuga ngo umugingo ugomba gutura mu mubiri muzima, kandi umubiri nanone ugomba kwakira imbaraga zo gukora, ariko nanone wa muntu agatekereza ko umuntu w'imbere agomba kubyibuha, agashisha mu mwuka no mu ijambo, kugira ngo iby'isi bitamutwara gusa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibyo ni kubizera, ariko nanone twese twagombye kuba twemera imbaraga z'Imana n'imirimo y'Imana n'ibitangaza by'Imana, kuko tutiremye, twese twaremwe n'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Hallelujah. Yego. nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Nubwo utajya mu bundi busobanuro, iryo jambo rirasobanutse. Nyuma njya nibaza shitani utera abantu, ugasanga umugore afashe icyemezo cyo kwica umugabo kandi agomba kuganduka. Byo murabizi ko bibaho. Ugasanga umugabo afashe icyemezo cyo kwica umugore we kandi agomba gukunda umugore we. Uriya mudayimoni ateye ubwoba. Tujye dusenga tumwirukana mu izina rya Yesu. Hago bikwiriye, nta mugabo nta mugore ukwiye kwica undi, ahubwo bakwiye kuzuzanya mu izina rya Yesu. Amen. Nta mugore ukwiye kwihutira gufata icyemezo cyo gutandukana n'umugabo. Oya. Buriya hari igihe abadamu batareba kure cyangwa abagabo ngo barebe kure, hakabaho kubabazanya bazi ngo nibo ubwabo gusa, ntibatekereze ba bana barimo hagati Imana yabahaye, ngo batekereze ngo tugiye gutandukana bari abana bizagenda bite, tuzabagabana, ese bazabaye? Umugore akakubwira ngo ntandukanye n'umugabo kubera ko yanciye inyuma yasambanye. Ubundi se mwahuriye he? Rimwe na rimwe ugasanga wajya gukurikirana ugasanga n'ubundi bahuriye mu byaha. Ntabwo ukwiye gutandukana n'umugabo wawe, ahubwo ukwiye kuba wihangana ugasenga Imana, Imana igakora igitangaza, umutima wawe ukagaruka mu izina rya Yesu. Yes. Umugabo wanjye ngo namufatanye ko hari amafaranga atanyeretse, ubwo nta nkunda ngomba kugenda, babana barajya he? Ahubwo hakwiye kubaho uwo mutima w'amanyanga, uburyo umugabo akwiye kuwureka kuko ni mubi. Nta mugabo ukwiye kugira icyo ahisha umugore we. Umugabo wari ufite ubutunzi bwinshi ahisha umugore afite amafaranga ku mabanki, igihe kiragera arapfa, agize impanuka yo mu ndege. Abafite amakampani yiwe bakoranaga, icyo bakoze ni ugushaka gutwara wa mutungo bawihisha. Abandi bari inshuti y'umugabo niba bagiye babwira umugore amabanke agiye amufitiye amafaranga, asabwa byinshi kugira ngo ayagireho uruhare, ayo yabonye yari make yamurumba ni ntago yari kuyabona. Ndi yarayabuze. Kubera iki? Kuko umugabo
nubwo yerekaga umugore ko amukunda ariko yari afite akageso ko kumuhisha kandi akamuhisha iby'agaciro adakwiye kumuhisha. Iyo uhishe umugore wawe umutungo uba ukora ikosa rizagera ku bana bawe rikagera no mu nshuti zawe hirya y'ejo babonye abana babaye nabi, ndetse wanapfa ukazasiga inkuru mbi igasozi. Kandi umugabo nyamugabo ufite ibitekerezo bizima, ufite gutekereza neza, akwiye guharanira kubaho nkawe, akabaho mu rwego rutari we rw'abana, rw'umugore, rw'umuryango, ndetse akabaho no ku gihugu. Yesu ashimwe cyane, kuko igihugu nacyo kiba kigukeneye mu rwego runaka, mu mwanya runaka, kinagukeneye no mu misoro no mu bindi. Nta gihugu kitagira imisoro, nta na kimwe, ntabwo kibaho. Itorero riragukeneye, igihugu kiragukeneye, umuryango uragukeneye, ariko ibyo byose kugira ngo igihugu kigukenere cyangwa abantu bagukenere, hari umuryango ugomba kubanza kukubona mbere. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Ni ba bana, ni wa mugore, ibindi mukabiha umurongo kandi bikagenda neza mu izina rya Yesu. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndabasabye bagabo muri hano, uwahishaga umugore we ntiyongere kugira icyo ahisha umugore we. Yesu ashimwe cyane. Ubwo mugende mubabwiza ukuri. Ubwira ati burya mfite amafaranga ya naye, burya mfite ibibanza ibi n'ibi, burya mfite utunutu. Nibyo akeka umubwira ati bino si byo ariko ibi nibyo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Impanuro n'ijambo ry'Imana ibyo kuvuga birahari ariko igihe ntikibitwemerera. Ubwo reka tugende dusatira kugera ku musozo kugira ngo yego. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ko ari nta muntu wakanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, aba ariko umugabo abigirira umugore we, umugore we. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Babakobwa bandi bo ku ruhande, bamwe muba muziranye mbere ujya gushaka, cyangwa abo waterese, cyangwa abo watekerezaga kuzatereta, iyo ufashe icyemezo cyo gushaka hari umuntu uba uhaye urukundo, abandi basigara ari inshuti z'umuryango zisanzwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bashiki bawe bakwisanzuragaho ku masaha yakuze ya nijoro, watashye batangira kukubaha, bakakira uje mu muryango, bakamwubaha, ubundi bakamenya ko utakiri wa musore babonaga uko bishakiye, ahubwo hazajya habaho uburyo bagomba kukubonamo binyuze mu nzira yo kubaha wa wundi waje muri wa muryango. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Gukundana, iri jambo ryabanje bagore mugandukire abagabo banyu, bagabo mukunde abagore banyu. Ni ijambo rigenda rigaruka inshuro nyinshi muri Bibiliya, rikoreshwa mu buryo bunubu: ngandukira nkukunde, cyangwa nkunda nkugandukire. Ni ijambo rireba umugabo n'umugore. Nkunda nkugandukire, ganduka ngukunde. Ni ijambo rigenda rigaruka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bageni bacu rero, ndabifuriza kugira amahoro, ndabifuriza gukunda, ndabifuriza kuzuzanya, gushyira hamwe, kandi ndabifuriza kuramira mu Mana muri kuri iyi si, ikazabaho umugisha mu izina rya Yesu. Bagore n'abagabo muri hano, namwe ndabifuriza kongera kwibukiranya imbaraga z'urukundo, kwibuka uwo washatse, impamvu wamushatse. Urukundo rwihanganira byose, urukundo rubabarira byose. Niba hari amakosa umugabo yagukoreye cyangwa umugore yagukoreye, wibuke neza ko urukundo rwihangana rukababarira byose, kandi urukundo
ntirugira ikibi rwifuriza kuri mugenzi wawe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Wongera ukunde umugore wawe, wongera ukunde umugabo wawe. Basore n'abakobwa, nkumi mwitegura gushaka cyangwa se kurushinga cyangwa se muri mu rukundo, ndabasabye urukundo rwanyu ntiruzemo umuyaga cyangwa abazimu cyangwa abadayimoni, ruboneke mu bwiza bw'Imana n'amahoro y'Imana, kandi ntirubemo uburyarya, kuko ikintu cyose cyubakiye ku mucanga kirasenyuka, ariko icyubakiye ku rutare ari we Kristo, ariryo jambo ry'Imana, kiba gikomeye. Niyo umuraba waza ugakubita imuhengeri bikaba ibindi, ikiri ku rutare kirakomera. N'urwo rero narwo rero rwubakiye ku rutare, urwo ntiruzasenyuka, ahubwo ruzakomera mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi menshi. Kuganira kw'abashakanye kugomba guhoraho, haba bari mu rugo, haba basohotse, hagomba kubaho kuganira, kureba ibyo mwagezeho, ibyo mutagezeho, impamvu mutabigezeho, kureba uburyo muzafasha imiryango, kureba abafite ibibazo mugomba gufasha, kureba n'uburyo mugomba gufasha itorero, kureba n'uburyo ndetse iterambere ryanyu ahajya impamvu ryatumye ridindira, bigomba gukosoka, imikoreshereze y'ibyo mwagiye mubona. Habaho ikiganiro cyo hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo mukomezanye, mugire aho muva n'aho mukandagira, haba mu mwuka, haba no mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ibyo nabyo ndabibifuriza mu izina rya Yesu. Hakaba abafata ikiganiro ukakiganirira hagati y'abana. Hari ibiganirirwa hagati y'abana, ariko buriya mu Rwanda yaciye umugani, nubwo wenda ntawumva neza ariko uranumvikana, mvuze ngo simumva kandi n'umunyarwanda yaravuze ngo n'ibyahi bimeserwa hehe. Hari siko ibintu byose byihuta, ureba ibyihuta bikwiye kuba biri mu bantu bamwe na bamwe, ukareka bikihuta, ariko ibindi ukagira aho biguma. Yesu nashumuye cyane. Buriya urugo rw'abageni cyangwa umugabo wese wubatse agira ibyumba bikinguye n'icyumba kidakinguye. Ushobora kujyamo hari impamvu itewe nabo, uburiri bw'umugabo n'umugore ntabwo burya waba ujyamo uko wiboneye, ariko burya ibindi byumba by'abashyitsi ushobora kuhakandagira ati karibu karibu, ariko burya hari aho utapfa kwinjira, kandi nta niba bindi birimo, nta na zahabu ugira ngo ziba ziriyo, cyangwa amafaranga cyangwa amayero cyangwa amadolari cyangwa amanyarwanda. Reka amafaranga bari mu mabanki niwe waba yarakize. Ushobora kwibaza ngo kiriya cyumba kuki gihora yes, nuko ari icyumba cy'umugabo ni nande umugore, niyo mpamvu nta yindi gusa, nta bindi biriyo bidasanzwe. Uko rero utajya kuryama n'umugore wawe, Bibiliya yavuze ngo bombi bakaba umubiri umwe, ngo urangaze amadirishya n'umuryango, ni nako kizira gufata umutima w'umugore wawe ukawusandariza mu bantu. Kirazira. Umutima w'umugore wawe umushyire hanze, wirirwa umuvuga, wirirwa umugendana. Fata umugabo wawe wirirwa umugendana umuvuga. No. Niba utarangaza kiriya cyumba, wifata n'umugabo wawe ngo ugende umushyira hariya hanze. Nubona n'umuntu uje gushaka kugira ngo yambike ikiba umugabo wawe, uvuga ati no, mvira ku mugabo, ndakubujije nubwo uri inshuti yanjye, ntuzongere kungarukira ku mugabo kuvuga ibintu nk'ibyo. Naza ati mvira ku mugore wanjye, ndakubujije ku mugore wanjye, ntuzongere kugaruka uzumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo ku mugore wanjye, kandi niwongera tuzamerana nabi, kandi wenda ibyo akubwira nibyo, kuvuga ati we n'umugore wanjye, no byihorere n'umugore wanjye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Murumva ko niyo shitani yaba yahaje, ariko tumenye kurinda ururimi rwacu, tukamenya ko duhangana n'ibyo bibazo, twagira imiryango idafite ibibazo, ahubwo ifite umugisha, ifite n'amahoro, ifite n'agakiza mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Muhabwe umugisha na Kristo mu izina rya Yesu.
murakoze ku mashyi muhaye Imana. Nizere ko atari ayanjye kuko niyo nyiri icyubahiro, niyo nyiri ijambo, niyo nyiri ubutware, ni nayo ikwiye kubahwa. Icyubahiro iragifite kandi izagihorana. Naho twebwe icyubahiro twambaye tucyambarira turi mu bwiza bw'Imana, turi mu mahoro y'Imana no mu isezerano ry'Imana, kandi tukaba tuzi neza ko icyubahiro tuba twambaye n'icy'akanya gatoya, igihe kiragera ukacyamburwa cyangwa se gukurwa muri uyu mubiri, ariko icyubahiro cy'Imana gihoraho iteka ryose. Amen. Ntago ndi busabe ngo imiryango yombi ngo inyemerere ngo niba harabayeho gusaba no gukwa, ndabizi ko byakozwe, kandi ntago ndi buze gusaba ngo niba hari uwatuma cyangwa batuma abo bageni badasezeranwa ngo bashyingirwe ngo amanike ikiganza, ntabyo ndi busabe, ahubwo nta n'ibyo ndi bubaze. Niba anahari, ariko ndazi ko ntawe uhari, ariko niba yaba hari navuga ngo umudayimoni ashye, kandi navuga ngo azahore acecetse, we yakoreramo shitani, ahubwo dukomere Imana amashyi ko abageni bacu bagiye gusezerana. Reka mbasabe muhaguruke mu izina rya Yesu, mutambuke muze hano kugira ngo twinjire mu mwanya wo kubasezeranya, hanyuma mwakire neza ijambo ry'Imana. Ejo umusaza mukuru yaravuze ngo aba bantu ngo bari mu masengesho, ngo niyo mpamvu amashyi ngo biri kugorana. Muracyari mu masengesho, reka dukomere Imana amashyi, ngo kagira Imana mwe ngo muhorane amahoro n'umwuka wera. Pastor Bernard, Imana imuhereza umugisha. Byashobokaga ko kubwiriza byari bimworoheye, ndetse n'izindi nshingano zamworoheye, wenda iyi nshingano agiye kwinjiramo wenda yajyaga gutekereza akavuga ngo irakomeye cyane, ariko indahiro yanyujijemo amaso aravuga ati mushumba, ikorosi rya mbere nararitambutse bigenda neza, ndagira ngo nkwizeze ko nahangaha ngiye kuhatambuka nk'intore ya Kristo yatojwe, kandi uyu mugeni ubona uri hano nyindahiro ngiye kurahira kubera we, nzagerageza kuyubahiriza ndetse no kumukunda. Sibyo Pastor Bernard? Ngaho hindukira rero, witegereze ugiye kuba umugore wawe, ntuhindukire wese, utware urubavu gusa, sibyo? Hanyuma umwitegereze, umurebe, umubwira ati Ketia, iyi ndahiro ngiye kwirahira kubera wowe. Bakufata mikoro hafi. Iyi ndahiro ngiye kwirahira kubera wowe. Dukomere Imana amashyi. Jya mu nganzo. Ndi imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, jyewe Kayura Jean Bernard, nemeye ko wowe Kayitesi Aketi umbera umugore, dushyingiranywe imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Nzagukunda muri byose,
tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse akatujyana mu ijuru. Amen. Ayo mashyi azamukunda muri byose, bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse akabajyana mu ijuru. Uwiteka azabigufashemo mu izina rya Yesu. Tugeze kugiye kuba umugore wa Pastor Bernard. Keti, ndabizi uri umushumba, uri umupasitori wakoreye Imana. Wumvishe ikivuga umugabo wawe akoresheje? Wamwumvishije? Ngaho hindukira nawe mubwire ngo indahiro ngiye kwirahira kubera wowe. Indahiro ngiye kwirahira kubera wowe. Oya none se kandi se polisi ageje ni ku cyumweru ejo sa materaniro uratuma ejo nzaguha mikoro akaba ari wowe ukabwiriza iri teraniro. Ngaho zamurijwe nk'iry'abashumba ntabwo ngiye mbyumvishije. Yego. Iyi ndahiro ngiye kwirahira kubera wowe. Wow, ayo mashini impundu rwose. Ngaho bambe ubu n'abakobwa basigaye batozwa. Ngaho nawe. Ndi imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, njyewe Pastor Tania Keti Kayitesi, nemeye ko wowe Kayihura Jean Bernard umbera umugabo dushyingiranywe imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Nzagukunda muri byose, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse akatujyana mu ijuru. Amen. Ya mashyi n'impundu. Wow, azamukunda muri byose cyangwa Yesu agarutse akabajyana mu ijuru. Imirimo yawe irakomeye, imirimo yawe iratangaje. Ndagira ngo bageze igihe cyo kwambikana impeta. Buriya rero kuba umushumba ukaba umuririmbyi ukaba umuhanuzi ukaba umuvugabutumwa ukanatozwa biba ari sawa. Yesu nashimwe cyane. Pastor Bernard ati mushumba wanyemereye kuri uyu munsi kubiza igihe cyose nigishije. Arambwiye ngo mbibutse ijambo yegeze avuga, ngo yegeze avuga ko umugore we hajya ari iki? Iki? Aya. Ati kuzi ko navuze inshuro nyinshi ko umugore wanjye ari umwuka wera, ko ari umufasha uhoraho, none Imana ikaba yangiriye neza ikamumufasha ukwiriye mu gihe gikwiriye, nubwo n'umwuka wera tuzagumana. Wanyemereye ijambo navuze ku mwuka wera, hagira n'irindi mbwira umukunzi wanjye ndi kumwambika impeta kwizi ndahiro zihoraho nayirahiye, nkagira ijambo mubwira. Bernard, aya mashyi ubona abantu bakomeye wayabonye umuryango wese ukomeye, nuko bafite amatsiko, barashaka kumva ijambo rigiye kukuvamo ugiye kubwira umukunzi wawe. Ngaho rwose pare mikoro yegeze hafi, nanjye ngiye gusengereza impeta, ubundi ufata impeta wateguriye umukunzi wawe uyimwambike n'ijambo ryiza ugomba kumubwira. Reka genda isengera Imana umwanya urabo wawe. Nyiricyubahiro Mwami Yesu, turagushimye kuko ari wowe ugira neza Mwami. Ni wowe wahuje aba bageni, ni nawe wemeye yuko Mwami baba umugabo n'umugore. Iyi ndero bamaze kurahira bageze igihe cyiza cyo kwambikana impeta. Ndagusabye Kristo, izi mpeta ndazisengeye. Izi mpeta si rwo rukundo, izi mpeta ni ikimenyetso Mwami bagiye kwambikana cyuko bakundana, ariko urukundo nyarwo ruri mu mitima yabo. Ndakwinginze Kristo ngo ntihazagire uzayambura undi ngo ayimutere cyangwa yiyambura itere undi,
ahubwo Kristo urukundo rwabo ruzahore ruhari kandi buzuzanya kandi bashyira hamwe Kristo. Urakoze kubahaye umugisha kandi kubagiriye neza kubwo mwami wacu Yesu, amen. Ngaho Mungu watojwe. Okay. Oya seka yego. Jewe Kayihura Jean Bernard. Oya ongera ijwi. Ongera utangire njyewe Kayihura Jean Bernard. Jewe Kayihura Jean Bernard nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urwo nagukunze, agutoranya mu bandi bakobwa amagana, agukunda. Uyu munsi ukaba ubaye umucara wanje, umucara bambe, tukazabana akaramata. Wow, amashi menshi n'impundu nyinshi, akaba abaye umucara we, azamukunda akaramata. Amen, haleluya. Wow, Pasabirina, usko ntarinzi ko ufite ikivugo cyiza kingana gutyo. Uranshimishije rwose. Haleluya. Pastor Kate, nabati jewe nanjye mumpe impeta, ubundi uziko mushumba wacu, uziko ndi umupasitoro kandi mwarantoje, ubundi nanjye mvuga ijambo ntegeze mbwira undi muntu uwo ari we wese. Akira mafiye, ngaho vuga ijambo ryiza wateguye ubwira umukunzi wawe. Yego. Njyewe Pastor Tania Keti Kayitesi wambitse impeta wowe Kayihura Jean Bernard nk'ikimenyetso cy'urukundo, nk'uko iyi mpeta nkwambitse idafite itangiriro ntigira iherezo. Idafite itangiriro ntigira iherezo. Niko n'urukundo nzagukunda ruzamera. Niko n'urukundo azamukunda ruzamera. Uzaba papa w'abana banjye. Azaba papa w'abana b'ihungu na kobwa. Azakugandukira muri byose. Azamugandukira muri byose. Tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo aje gutwara itorero. Bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse akabajyana mu ijuru. Ayo mashi rwose, ayo mashi. Bajyani beza, mumpe ibiganza byanyu biriho impeta. Ndagushimiye Mana yacu, mwami wacu Yesu, watumeneye amaraso igorogota ku musaraba, ugacungura itorero, uhabwa icyubahiro Kristo. Ndagushimiye ko wavanye abana bawe mu isi y'umwijima ukabaha agakiza, uyu munsi bakaba batarabisi ngo bigenge, bakaba bagengwa n'umwuka wera, kandi ijambo ryawe ari ryo bavuga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndagushimiye ko wabahuje bakagira urukundo ruri hagati yabo, rutuzuye ibyaha, rwuzuye agakiza, kugira ngo batishingira cyangwa se ngo banyure inzira imbi, bagahitamo kunyura inzira nziza y'umucyo nk'iyi ngiyi ngo banyujijemo nk'abakozi bawe. Baha umugisha mwami Yesu, baragusenze ngo bashyigikire, barabibona. Habaho ku munsi wo gufata irembo, baragusenga, urabashyigikira, barabibona, baragushima, barerekanwa, baragushima. Habaho ku munsi wo gusaba no gukwa, urabashyigikira, nabwo baragushima mwami. No kuri uyu munsi wo gusezerana, bamaze kwakira impanuro ndetse bakavuga n'ijambo ryawe ndetse bakanaryakira mwami. Uyu mwanya bakaba bamaze kubwirana ijambo ryiza ryo kwambikana impeta, bakaba batakiri babiri ahubwo babaye umwe, bakaba babaye umugabo n'umugore bambikanye impeta. Ndagusabye Kristo ngo indahiro barahiye n'ijambo ryiza babwiranye bambikana impeta, shitani ntazivange hagati, kandi abadayimoni ntibazaze ku rugo rwabo. Imbaraga z'imyuka mibi n'ibibi byose ndabyirukanye mu izina rya Yesu. Ahubwo mwami, mfashe ibiganza byabo byombi byambaye impeta,
ndagusabye ngo urukundo rwabo urushyigikire, urugo rwabo rushyigikire, kandi ndakwinginze ngo uzabahe kubyara ahungu n'akobwa nk'uko ubwabo babivuze, mbaturiyeho abana, mbaturiyeho umugisha. Ndagusabye ngo ubakunde mwami wacu Yesu, kuko wari uzi ko igihe nk'iki ngiki uzabahuza bakaba umubiri umwe. Nuko mbasezeranije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, icyo Imana yateranyirije hamwe ntihakagire ugitandukanya. Amen. Rikaba ribakunda umunsi mutegura ubukwe, mukatugezaho icyifuzo cyo kubasengera kugeza igihe mwerekaniwe, gifatikanyije namwe gusenga, ribategurira icyemezo gihabwa abashyingiranywe kugira ngo urubyiruko ruzabagana n'abandi bazabagana muzabafashe banyura inzira y'umucyo batanyuze iy'umwijima, kugira ngo nabo bazaze basezerane. Kandi mujye mwibuka kurisengera kugira ngo rigumye gufasha n'abandi bageni barumuna banyu bari inyuma, kugira ngo Uwiteka agumye arigwizeho imigisha. Mucyakire mu izina rya Yesu. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great. How great is our God. How great is our God. Now sing with me, how great is our God. And always see how great, how great is our God. How great is our God. See with me, how great is our God. And always see how great. Ndagira ngo nsabe abageni izo ntebe mubona nako karago mukandagiyeho nako mwateguriwe. Hanyuma dusanzwe abageni bapfukama kuko icyubahiro ni icy'Imana, ariko ndabizi ko imitima yanyu ipfukamira Uwiteka mwubaha kandi bigenda neza. Reka rero uyu munsi, kuko Pastor Bernard yambwiye ati kubera imyiteguro y'ubukwe ndetse umushumba wanjye no kuba amaze iminsi ndi gusenga mbwira Imana ngo Mana umugore wanjye bigende neza, niko yambwiye. Ati negeze nsikiramo, ati none undeke mubyeyi nicare ku ntebe n'ubundi Uwiteka ndamupfukamiye. Ngaho Bernard, manura umugore wawe umwicaze neza kuri ako gatebe, namara kwicara ubone wicariye. Yego, ubwo akazi katangiye. Dukomere Imana amashyi menshi. Ndagira ngo nsabe abashumba bari hano, abo dusanzwe dukorana umurimo hano, ndetse n'abandi bashumba baje kubashyigikira nk'abapasiteri, kubombi n'abapasitoro, ndetse n'inshuti zacu z'abashumba bari hano ziri torero, mutambuke muze hano. Aba bageni urugo rushya batangiye,
bubatse kugira ngo tubaturireho umugisha mu isengesho, tubasaba kugira ngo tubasabira umugisha, tubasaba kugira ngo bazagire amahoro, bazagire umugisha, zororoke, bazabyare, bazaheke, kugira ngo bizagende neza. Reka dusabe Bishop Nzeyimana aza tuyobore mu isengesho. Atuyobore mu isengesho, twe tubazenguruke, hanyuma atuyobore mu isengesho tubifuriza ibyiza. Yego, reka dusabe muzamure ibiganza byanyu mu bibatunge, tubasabire umugisha w'Imana. Uwiteka Imana nyir'ibihe, Uwiteka Imana nyir'umugisha, duhagaze aha nk'abahamya, duhagaze aha nk'abashumba, duhagaze aha Data kubwo guhamya isezerano ryabo bagiranye imbere yawe. Turagushimira kubw'abakozi bawe bakoranye isezerano ry'umubano guhera uyu munsi. Data, turakwinginze ngo Tania abaye umugore wa Bernard, kandi Bernard abaye umugabo wa Tania, mu izina rya Yesu Kristo, mu bubasha waduhaye. Nk'uko wavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, uravuga ngo reka umuremere umufashe umukwiriye. Niyo mpamvu uyu munsi umwe abaye umugore wundi, undi akaba abaye umugabo wundi, bose bakaba babaye umubiri umwe. Mu izina rya Yesu tubasabiye umugisha, dusabiye umugisha urugo rwabo, dusabiye umugisha inda zabo, kugira ngo zigire umugisha, bazabyare abahungu n'abakobwa, imbuto zo mu nda zabo zigire umugisha. Dusabiye umugisha ibigega byabo, dusabiye umugisha ibiganza byabo. Witeka Imana, nyemerera ijuru ribibone, nyemerera ijuru ribihamye, nyemerera umwuka warabihamye, nyemerera Uwiteka Imana umanura ububasha bwawe, umanura imbaraga zawe, mugisha uha abubatse urugo ubamanukire mu izina rya Yesu. Guhera uyu munsi wahinduriye amateka, guhera uyu munsi Data sitati y'ubusore bayihinduye, ubagize abagabo n'abagore. Guhera uyu munsi Data urabubatse babaye umwe. haleluya. Ubahaye umuryango mwiza, ubahaye umuryango w'umugisha, ubahaye umuryango ufite abakobwa n'abahungu, ubahaye umuryango ufite iterambere, ubahaye umuryango ufite inshuti z'umugisha, ubahaye umuryango ufite umugisha mu rugo, ufite umugisha mu miryango, ubahaye umuryango Data ufite umugisha igihugu, ubahaye umugisha ufite umugisha amahanga. O Data wera, bagirire neza ubaha umugisha, kandi uyu mubano wawo ijuru riwemere, ijuru riwuhamye, ijuru riwusinyire guhera uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Amen. Imana ibaho umugisha. Bahagurutse, bahaguruke, hanyuma abashumba mu basuhuze. Imana ibaho umugisha. Mubasuhuze, mubifurize umugisha w'Imana. Yego. Abashumba nimumara kubasuhuza, izo ntebe bazegeze inyuma, hanyuma izo ntebe bazegeze inyuma. Noneho hariho ifoto, habaho ifoto, abageni bari hagati. Kuramukanya ntabwo ari ukuganira, ibyo muraza kubikora nyuma. Ndabona umwanya natanze ugiye kuba ikiganiro. Ngaho abageni bajya hagati, ifoto y'abashumba n'abageni hano ku ruhimbi, ifoto y'abashumba. Ifoto y'abashumba n'abageni, aha, ngaho ngaho.
imirimo yawe irakomeye, oh yeah. Imirimo yawe iratangaje, imirimo yawe irakomeye ntawayirondora, imirimo yawe irakomeye, irakomeye iratangaje, imirimo yawe iratangaje. Abashumba bamugumye hano, muraguma n'ubundi ko mwari mumeze. Pisha iyo mikoro bayigufashe. Ndagira ngo noneho nsabe Pastor Bernard. Pastor, uyu munsi ubaye umugabo. Reba abashumba bari kumwe nawe, kandi uyu munsi uri umushumba ariko wabaye umugore w'umugabo. Haleluya. Reka mbasabe wabanje kubwira undi ko amukunda, agiye gutera intambwe yegera imbere. Ayo mashyi ngaho, fata umugore wawe nawe yegera imbere, mwongere mutere indi ntambwe mwegera imbere. Aha, hanyuma abashumba neza mujye inyuma yabo ngaho, icyo cyuho mugiye musibe icyuho. Murakoze cyane. Uyu mwanya rero wamaze kwakira impanuro, wamaze kwakira ijambo ry'Imana, ndetse wamaze no gusezerana, wamaze no kurahira, ndetse n'abashumba bamaze kukwaturiraho umugisha. Bernard, ereka itorero ryose n'imiryango yose n'abashumba umugore wawe. Wow. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho, ibyo ukora byose biratangaje. Mwihangane abashumba, mu mwanya nari umushumba uri gushyingirwa nabaye MC. Uri mwiza, uri mwiza, niko nategetswe. imbabazi zawe zihoraho, Wow. ibyo ukora byose biratunganye. Amen. Haleluya. Ndagira ngo muzamure ibiganza byambikanye impeta byombi, hanyuma mugirire gutya abasore n'abakobwa, mubereke yuko mwimutse mugiye mu rundi rwego mu izina rya Yesu. Tukomere Imana amashyi menshi. Noneho reka musubire inyuma gato, habeho indi foto imwe yonyine. Yego. None abashumba bane basubire mu mwanya wabo. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho, ibyo ukora byose biratunganye. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho, ibyo ukora byose biratunganye. Wakoze ibikomeye, wakoze ibikomeye, byose ubihindura bishya. Bageni bacu mumaze gusezerana, ndagira ngo musubire mu byicaro mwari murimo mukimbagira nk'intore zatojwe, hanyuma abacuranzi nabo wakoze ibikomeye, wakoze ibikomeye, kandi ubundi dusabe worship team bagaruke hano imbere. byose ubihindura bishya. Wakoze ibikomeye,
wakoze ibikomeye byose ubihindura bishya. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe zihora. Reka noneho iteraniro twese duhaguruke ndetse n'abashumba twese tujye juru, hanyuma tubabwire igikurikiraho. Tugiye gusenga Imana, hanyuma nidusoza abashumba baraza kujya imbere. Abashumba baraza kujya imbere, hanyuma abageni baze gukurikiraho, hanyuma turaza gusohoka dukoresheje uriya muryango. Ubwo aba banyamakuru barashaka ukugeni bacu. Tugushimiye ko watangiranye natwe kandi ukabusozanyije natwe. Turagiye muri gahunda zikurikiyeho, ugendane natwe, uburinzi bwawe n'imbaraga zawe bikomeze kubana natwe, mu izina rya Kristo Yesu niho dusenze twizeye, amen. Hanyuma kwifotoza berebera kuri Serena n'ubundi, aho n'ibindi birori biza gukomereza, twese niho tugiye kwerekera. Abafite imodoka zifitemo imyanya baraza kudufasha gutwara abandi kugira ngo gahunda yacu y'ubukwe ikomeze kugenda neza. Abashumba bari imbere, abageni bakurikiraho, tugasohoka dukoresheje uriya muryango, hanyuma natwe twese tugakurikiraho. Karibu worship team. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'uwo yakunze akaramata. Umugabo n'uwo kubahwa, ujye umwubaha, umugandukire umube hafi cyane, niwe mutware wawe. Uwiteka Imana iri kumwe natwe, nimuhumure, urubuga rwiza n'ijuru ritoya ararubemereye. Musengeshe umwuka iteka, Kristo niwe rufatiro, abakoreye Imana bakorwe n'isoni. Turugeze mu rwawe, menya ubwenge mwana wanjye, jya wibuka indahiro wagiriye imbere y'Imana, ko mubyaye mutabyaye muzabana akaramata, mu bukire no mu bukene. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.